Amahoro n'imigisha bikomeze kugenda byibanira nawe wowe ukomeje gukurikirana Kigali Top News. Ni Kigali Top News ikugezaho amakuru abagiye atandukanye, amakuru y'imyidagaduro abari kugenda acaracara hirya no hino. Turabashuje kandi tubifurije imigisha mwe mwese mwereye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose z'igihugu ndetse no mu muryango wa East Africa, mu bihugu bigiye bitandukanye nk'u Burundi, Tanzania ndetse n'andi hose muri Africa no ku isi muri rusange. Uyu munsi rero tukaba tugiye kukugezaho rwose inkuru irimo iragenda icaracara hirya no hino. Ni inkuru ibaye aka kanya, ni inkuru imaze iminota mikeya rwose ibaye, akaba ari inkuru rwose tutareka kuvuga ko ari inkuru ishyushye, nubwo rwose ari inkuru y'akababaro. Ni hariya mu karere ka Rusizi rwose, ni inkuru ikimara kuba aka kanya, aho umumotari rwose ngo akoze imanuka. Ibi ngibi bikaba bibaye nyuma y'uko rwose ngo atutse umuntu, kumara kumutuka rwose ngo mu minota itarenze 10 ahagurutse rwose aho yari aparitse ubwo yahungaga uyu muntu. Uwo muntu akaba amubwiye ati rwose umoye ubusa, atariko nawe ibi ntabwo biri buze kukugwa amahoro. Ibi ni ibintu rero byagiye bivugaho n'abantu batari bakeya rwose mu minota mikeya bigiye bibaye. Uyu mumotari rero ati rwose ubwo uyu mugenzi yiciragaho bimwe rwose, ati bihaye ibyo kubona abantu banyuzeho bakabateraho urwenya. Ati uyu mumotari yaje kumuteraho urwenya rutari rwiza. Ubwo uyu mugenzi rwose uyu mugenzi wigenderaga yabyumvaga, abaza uyu mumotari ati se unukiye iki? Umumotari ati n'amagambo cyangwa se n'umujinya mwinshi aramubwira ati rwose ibyo ntabwo bikureba, komeza wigendere. Ati rwose nuguma nahangaha ati ngenda gukubita. Uyu mugenzi rero yamubwiye ati nyamara mujye mwitondera abantu mukinisha, ati kuko ntabwo ubuzi wo urabwira uwo ari we. Uyu mumotari rero yamubwiye ati genda rwose ibyo ngibyo bikura ahangaha. Uyu mugenzi rero ati yigendeye, yigira mu byo yigiragamo hirya aho ngaho. Ati hanyuma uyu mumotari yaje guhaguruka, ahagurutse arakomeza rwose aravuga ati reka njye ahandi ku yindi seta njye kwishakira abagenzi. Ati rwose mu minota mikeya agihaguruka ahise akora imanuka rwose, akora imanuka idasanzwe, aho moto ye ngo yaje kuba uburere rwose, yaje kuba moto yashwanyaguritse. Ati ikintu rwose abantu bibajijeho bose, ati nta muntu umugonze, nta kintu agonze, ati ahubwo rwose babonye ahaguruka aba yikubise rwose hasi mu masangano y'umuhanda. Ati ubwo yageragezaga gukata ikorosi. Ati ni impanuka rwose idasanzwe, aho uyu mumotari ndetse ngo yanakomeretse rwose, twavuga ko ngo bihagije, aho ashobora no kuza kuba yatakaza ubuzima rwose, aho yahise ajyanwa ku bitaro hariya mu karere ka Rusizi. Ibi ni ibintu rero nubwo bikiba rwose abantu bagiye bavugaho ibintu bitandukanye, ndetse nk'abaturage bari mu karere ka Rusizi bamwe bari aho byabereye rwose bavuze ati ibi bintu rwose bikozwe n'imbaraga z'umwijima. Ati nta marozi rwose abashije kuba yagenda akora ibi bintu. Abantu rero bagiye babyibazaho ibintu bigiye bitandukanye, bavuga bati se ibi ngibi bibaye ndetse ati twabikoraho iki? Abantu baravuga ati se uyu mumotari arajya kuba yarega uyu mugenzi? Ati se cyangwa uyu mugenzi ahubwo niwe urajya kurega uyu mumotari? Ati kuko niwe wamututse. Ati kuba rwose yaba akoze impanuka, ati ni ibintu bisanzwe, ni nk'impanuka zindi rwose zisanzwe. Wowe rero ukomeje kugenda ukurikirana Kigali Top News rwose ikugezaho amakuru abagiye atandukanye. Si ibi gusa kuko rwose ngo ubuyobozi bushinzwe umutekano cyangwa urwego rwa polisi hariya mu karere ka Rusizi rukaba rwavuze ko rugiye gutangira iperereza rwose kuri iki kintu, ndetse n'urwego rushinzwe ibijyanye n'iperereza hariya RIB rukaba rwavuze ko rugiye gutangira rukareba icyaba cyateye iyi mpanuka rwose, bagapima. Ati se cyangwa bakareba bakibabaza uyu muntu, cyangwa se bagakora iperereza bakareba niba byaba byaturutse kuri ibi bintu rwose abaturage bagiye bivugira bavuga ati ni amarozi. Nyamara rwose turutse ko mu gihugu cy'u Rwanda ibintu bijyanye rwose n'amarozi ni ibintu rwose bitemewe, ni ibintu bavuga ko bitabaho rwose. Ese ubuyobozi buraza gukora iki?
kuri iki kibazo, ni izihe ngaruka ziraza guturuka rwose muri iki kintu, nibyo abantu bagiye bibaza. Nawe uri gukurikirana Kigali Top News, ni ikintu wakwibaza rwose, natwe ni ikintu turi kugenda twibaza. Gusa abatari bakeya hariya mu karere ka Rusizi baravuga ati rwose ibi bintu ni amarozi, ndetse n'amakomenti ari kugenda atangwa kuri iki kintu. Bamwe bari kuvuga ati rwose ni amarozi. Wakwibaza se hariya mu karere ka Rusizi ubundi hagaragara ibi bintu? Ni ibintu rwose ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwavuze ko bitagabwe bihagaragara. Ati n'ubwa mbere ibi bintu tubyumvishe, ati rwose nyamara nubwo babashije kuba bagenda babikuririza, ati ni imanuka nk'izindi, ati imanuka rwose zigabwe ziba, ati kuba wenda yaragize ikibazo, ati kuko iyi moto ye, ati twasanze rwose ari moto itaherukaga ngo no gukoreshwa. Umuryango rero w'uyu mumotari wagize icyo utangaza kuri ibi, wavuze ati rwose uyu muntu wacu ahabwe ubutabera, ati kuko ibintu by'amarozi nubwo rwose abantu bari kuvuga ati ntabwo ari byo, ati ibintu by'amarozi ni ibintu munsi rwose, ni ibintu bigiye bikoreshwa rwose hano ku isi, ibintu ahantu hagiye hatandukanye. Ati rwose uyu muntu aturogeye umuntu, amuteje imanuka, ati rwose ubuzima bwe nabasha kuba yabutakaza biturutse kuri iki kintu. Ati uyu muntu natwe turamukurikirana, ati na ubuyobozi n'ububa butamuhanye, ati ni ibintu turi bugende tubikurikirana rwose. Umuryango rwose w'uyu mumotari mu marira menshi ndetse n'agahinda kenshi wavuze ko rwose ubabajwe n'ibi ngibi byabaye kuri uyu mugabo. Ati rwose dore ko yari yitungiye umuryango we yifashishije uyu mwuga, ati rwose nta kindi kintu yakoraga, bakaba bari bahangayikishijwe ndetse n'imibereho y'umuryango we, bavuga ati se uyu muryango we urabahute, dore ko uyu mwuga w'umumotari rwose ngo ari wo yifashishaga atunga umuryango we, cyangwa ashaka iterambere ry'icyateza imbere umuryango we. Uyu mugabo rero ngo akaba ahereye hariya mu bitaro rwose by'akarere ka Rusizi, akaba ari umugabo rwose ngo nubwo ubuzima bwe bwose bukaba buhagaze, twavuga ko buhagaze mu murongo w'umutuku, aho ngo arembye, akaba ari ibintu byaturutse kuri iyi mpanuka rwose, aho yataga hariya ikorosi mu masangano y'akarere ka Rusizi. Ariko ku ruhande rw'uyu mugabo rwose bari kuvuga ati niwe wamuroze, nawe akaba avuga ati rwose hari ikintu mwambonanye, ati mwigeze mubona nanamureba, ati nge yantutse, ati ndangije niciraho ndigendera, ati kandi ibyo bintu nta n'umuntu ugabwe ubinziho, ati niba hari umuntu rwose ugabwe ubinziho aze mu buyobozi anshinje, ati ngewe icyaha ndacyemera, ati kuko rwose nsanzwe ndi inyangamugayo, ati nsanzwe rwose nikorera imirimo yanjye, ati ndetse ibi bintu nta n'ibyo nzi mu muryango wacu rwose, nta nubwo byigeze bihabarizwa, ni ibintu rwose tutigeze twumva no mu muryango wacu rwose. Niko uyu mugabo yakomeje kugenda abwira abatari bakeya, abwira n'itangazamakuru. Ni inkuru rwose ibaye mu masaha atari makeya. Wowe ukomeje gukurikirana Kigali Top News, tugushimira rwose ubudahwema ukomeje kugenda ugaragaza, tukaba tukubwira ati kanda subscribe, niryo jambo ritukura rire aho ngaho rwose. Nyuma yo kurikanda araza akozogera ugakoreho, hanyuma ujye ubona amakuru nk'aya ngaya akiba, cyangwa se wibonere abamenyesha cya notification yacu. Tugushimira nawe wabashe kuba wakora subscribe, tukwijeje byiza byinshi ndetse n'amakuru menshi abagiye atandukanye. Turabashimiye kandi tubifurije amahirwe n'imigisha ishya n'ihirwe rwose mu mirimo itandukanye mugiye murimo, yaba hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose z'u Rwanda, aba nko mu ntara y'Amajyaruguru, mu ntara y'Amajyepfo, intara y'Iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo, Afurika muri rusange ndetse n'ahandi hose ku isi rwose. Kigali Top News bikomeje kugenda ikwifuriza ishya